Amen. Mwaramutse kandi nizere ko mwaraye amahoro. Turongeye turabyutse kandi imbabazi z'Imana zitumye tubaho, imbabazi z'Imana zitumye tubyuka, imbabazi z'Imana zitumye umuseke udutambikira. Imana ni ishimwe cyane. Mu kiganiro buri gitondo hamwe na Yesu, ndabasuhuje abari mu Rwanda, ndabasuhuje abari muri Afurika, ndasuhuza abari muri Amerika, ndasuhuza abari i Burayi, ndasuhuza abari muri Australia. Ndabizi ko mudukurikira kandi ndabizi ko mudusengera. Imana nibaha umugisha, nanjye ndabasengera umwuka w'Imana ajya aganira namwe. Jya mbwira Imana ngo Mana, ufunguye wese iyi audio cyangwa se iyi video ujye uganira nawe, kuko uravuga uwo mwuka we arigisha cyane, yigisha ibirenze ibyo dutekereza. Ndashimira rero abaduha comment, abatubwira uko bimeze. Natangariye umwuka wera cyane, umwuka wera afite imbaraga. Imana iratangaje uburyo ubuzima bw'umuntu buhinduka kubera ko umwuka wera hari icyo yakoze, yanyuze mu ijambo ryayo akagira ibyo arema. Twebwe ubundi icyo dukora, narababwiye ngo ni nko gutanga itangazo. Twebwe proclaiminga, tubwira abantu icyo ijambo ry'Imana rivuga, hanyuma ijambo rikijyana rigaherekezwa n'umwuka wera. Ijambo ryarambwiye ngo nk'uko imvura igenda ikagwa ku butaka ngo ntisubire idakoze icyayizanye ngo imeze imyaka, niko n'ijambo ry'Imana ridashobora gusubira ridakoze icyarizanye. Wow, haleluya. Imana ni ishimwe cyane. Noneho rero njya mbona Imana itangaje mu ijambo ryayo, irakomeye. Ijambo ryayo ni rizima kandi riratangaje. Rero murabizi ko turi ku ijambo rivuga ngo ijambo ry'Imana imbaraga zihindura. Ijambo ry'Imana imbaraga zihindura. Ushaka guhinduka, ushaka guhindura ubuzima bwawe, ushaka guhindura icyerekezo wagenderagamo, umva icyo ijambo rikubwira. Umva icyo ijambo rikubwira, icyo rizakubwira kandi uzagikora. Yesu yigeze ajyana na Mariya mu bukwe, hanyuma vino irashira. Umubyeyi aramwegera aramubwira ati, Yesu none se ko vino ishize, ati tubigendanyemo dute? Ariko Mariya yaramuzi neza, arangije aramubwira ati noneho rero, abwira abantu ati noneho rero icyaza kubabwira mu gikora, uyu Mungu wanjye ndamwizera. Ni nko kubabwira ati ninda yenze uko byagenze, nasabye inda y'umwuka wera kandi uwo bambwiye uwo ari we ndamuzi neza. Gabriel yaramubwiye, yamujyanye no mu rusengero kumutamba, kumushimira Imana. Simiyoni yaramumubwiye, Anara yaramumubwiye. Rero yaramuzi neza ku buryo atirirwa akekeranya icyo Yesu ari buze gukora. Aravuga ati icyaza kubategeka cyose mu gikore. Rero ndagira ngo mbabwire ngo iri jambo icyo rigutegeka ujye ugikora. Ujye ugikora nibwo ubuzima bwawe buzahinduka. Nutagikora ntabwo uzahindura ubuzima, uzaguma uri ordinaire, uzaguma uri umuntu usanzwe, isi ibona uriho ariko mu buryo bw'umwuka utariho, udasobanutse. Nise kuvuga yanyitu, utaza kugira ngo nakubwiye nabi, ariko mu buryo bw'umwuka rwose ushaka kuba utariho. Ugenda uri mu kazi keza, uri mu modoka ihenze, wambaye neza, uryoshye cyane rwose, ariko urimva ibitsemo ibyaha, urimva batabyemo ibyaha kubera ko nyine ubibitse ubicumbikiye. Ubwo rero nawe nturiho mu buryo bw'umwuka. Hari ukuntu Imana ikubona, muzasome yandikira amatorero 7 yo muri Aziya, yavuze ngo uvuga ko uriho ariko nturiho, cyangwa se uvuga ko ubona ariko uri impumyi, ahubwo ngo uriho umuti wo gusiga ku maso. Iyo udakora icyo ijambo ry'Imana rikubwira rero, uragenda ugaragara nk'uriho mu isi, ariko rwose pe ibintu bidakunda mu buryo bw'umwuka, ibintu bidasobanutse neza. Niyo umuntu yakubona nk'uwahiriwe mu isi, ariko Imana yakureba mu buryo bw'umwuka ikabona uri umutindi cyane wo kubabarirwa. Abantu bakavuga bati mbega umubyeyi wahiriwe, mbega umubyeyi wambaye neza, mbega umubyeyi ugenda mu modoka nziza, mbega umugabo ufite abana beza bize cyane, mbega umugabo ufite urugo rwiza, mbega. Rimwe na rimwe ugasanga ruri n'umukene, n'ibindi byinshi bitandukanye. Isi irimo variety y'abantu batandukanye, ariko Imana yakureba uri mu gihugu cyo mu ijuru ikavuga ati mu batindi we kubabarirwa mfite mu isi ni runaka, kuko ntabwo wigeze ushaka gukora icyo ijambo ry'Imana ryakubwiye. Mu buzima wibereyeho uko ubyumva, uyoborwa n'imitekerereze yawe, uyoborwa n'ibyo wibwira. Twarebye inyigisho itubwira imbuto zabibwe mu mahwa, uyoborwa n'ibihendo by'ubutunzi bwa none n'ibindi byinshi bitandukanye. Imana yakureba akavuga ati mbonye umutindi wo kubabarirwa. Kugira ngo rero ubuzima bwawe buzahinduke, nuko uzatangira kwitoza umwitozo ukomeye cyane wo gukora icyo ijambo ry'Imana rikubwira. Nimba ijambo ry'Imana rikubwira ati wavuye mu kabari, ukamenya nyine ngo rirabimbwiye ukava mu kabari. Nimba rikubwira ati va mu busambanyi, ukamenya ngo rikubwiye ngo va mu busambanyi. Nimba rikubwira ati reka kubeshya, ukamenya ngo ntago ugomba gukina
kuvunisha ururimi namba, nubwo ari inyama yigenga ari agashashi katwika ishyamba, ariko ukamenya ngo iri jambo ry'Imana ryarambwiye ati gukoresha ururimi neza. Ubwo rero ukabimenya, nimba ari kubwira ati ntukabishyire mugenzi wawe, ubwo ukirinda nyine ukamenya ngo ntabwo ukwiriye kuvuga gushyushya inkuru z'umuturanyi wawe. Ninde uzatura ku musozi wera w'Uwiteka? N'uvuga ukuri nk'uko kuri mu mutima we. Ibyo ukabimenya ukabizirikana. Imana ni ishimwe cyane. Uyu munsi rero nyuma y'ijambo twabonye ngo mbese muri bariya wowe urinde, reka nkubwire ngo iyo umaze gufata icyemezo mu ijuru bakira indahiro. Nicyo turi buvugeho uyu munsi. Mu ijuru bakira indahiro. Imana ishimwe cyane. Reka turebe ijambo ry'Imana riri mu Bami ba kabiri igice ni cya 23 umurongo wa 3 kugeza ku wa 5. Haravuga ngo maze umwami ahagarara iruhande rw'inkingi asezeranira imbere y'Uwiteka ko azakurikira Uwiteka akitondera amategeko ye n'ibyo yahamije n'amateka ye, abishyizeho umutima we wose n'ubugingo bwe bwose, kugira ngo asohoza amagambo y'iryo sezerano ryanditswe muri icyo gitabo. Maze abantu bose barahagarara bahamiriza iryo sezerano. Amen. Maze umwami ahagarara iruhande rw'inkingi asezeranira imbere y'Uwiteka ko azakurikira Uwiteka akitondera amategeko ye n'ibyo yahamije n'amateka ye, abishyize mu mutima we wose n'ubugingo bwe. Hari ukubishyira mu mutima, hari ukubishyira mu bugingo bwe bwose, kugira ngo asoze amagambo y'isezerano yanditswe muri icyo gitabo. Hanyuma rero arangije nuko umwami ategeka Hilukiya umutambyi mukuru n'abatambyi bari mu mwanya wa kabiri n'abarinzi b'inzu gukura mu rusengero rw'Uwiteka ibintu byose byaremewe Bayali na Ashera n'ingabo zose zo mu ijuru, abitwikira inyuma y'i Yerusalemu mu kabande k'Ikidironi, umuyonga wabyo awujyana i Beteli. Nihuse cyane. Twarebye mu ijambo ry'Imana. Uyu mwami yasomewe igitabo amenya neza icyo Imana iri kuvuga. Amaze kubyumva ashishimura imyenda ye, twarabibonye. Hanyuma rero ahita agenda atuma abantu ku muhanuzi, mugende mumbarize Uwiteka arashaka iki, kuki aya magambo nyumvise, kuki banzome kino gitabo kandi kivuga ko azaduhana, mumumbarize. Imana imwemerera ko itazabikora kiriho. Hano rero nyuma yo kumva ijambo aza gusezerana n'Imana, aravuga ati umva, ibi bintu nzabikora n'umutima wanjye wose n'ubwenge bwanjye bwose, nzasohoza ibyanditse muri iki gitabo rwose. Mana, nsezeranye nawe isezerano rikomeye. Hanyuma arangije abwira abatambyi avuga ati mugende mukirininga urusengero, mukuremo ibyaremewe Bayali, mukuremo ibyaremewe Ashera, mutwike, mujugunye. Abitwikira inyuma y'umurwa, arajugunya abishyira kure yiwe. Twavuze ngo rero nyuma yo kumva ijambo ugomba kugirana isezerano. Imana igomba kwakira indahiro. Mana ishobora byose, numvise iki muri iri jambo? Ni ukuri ndakwemereye, uhereye uno munsi ndashaka gukora ikiri jambo rimbwira. Yaravuze ngo maze umwami ahagarara iruhande rw'inkingi asezeranira imbere y'Uwiteka ko azakurikira Uwiteka akitondera amategeko ye n'ibyo yahamije. Asezeranira imbere y'Uwiteka ko azakurikira Uwiteka. Wowe indahiro yawe muri iki gitondo iravuga iki? Iragira gute? Nyuma yo kumva ibi byose mu ijambo ry'Imana, mu byo tuvuga tuganira buri gitondo, wowe uyu munsi urahiriye Uwiteka gute? Kaki karimo agutegereje ashaka kwakira indahiro yawe? Ese urahiriye Uwiteka ko ugiye kujya wumvira ijambo ry'Imana n'ibyo ategeka n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose? Ese ndabirahirira uyu munsi? Twaravuze ngo ikibi kibaho cy'umunsi ni ukuvuga ngo nzabikoresha. Hari ibintu tuba turaranye biba bitarangiye, ariko biriya bintu ni bibi cyane. Ubundi iyo ufite ubwenge upanga ibintu byawe neza, ugakora ibintu byawe kuri gahunda. Iyo habayemo impamvu zituma bidakorwa, nyine ziba ari impamvu zifatika, ariko iyo ari izafu uba ufite ikibazo gikomeye cyane. Rero uyu mugabo ararahirira imbere y'Uwiteka, aravuga ati Uwiteka, nzakora ibyo ushaka, nzakora ibyo utegeka, nzitondera amategeko yawe. Uyu munsi wowe indahiro yawe ko biteguye kuyakira iravuga iki?
iravuga ko uzajya wubaha icyo Imana ikubwira, iravuga ko uzitondera icyo ijambo ry'Imana rivuga, iravuga ko ugiye kumvira umwuka wera, iravuga ko ugiye kugendana n'umwuka akakuyobora mu by'ukuri byose. Umuririmbyi n'uwaririmbye aravuga ngo nsezeye ku nzira z'isi zose sinzazinyuramo uhereye ubu. Data arampamagara ati ngwino nzakugezaho naguteguriye. Uyu munsi reka data yakwakirira indahiro, reka yakire indahiro yawe. Hagarara uhamye, ubwire Satani ngo ndasezeye, ubwire ibyakutwazaga igitugu ati ntabwo ari icyo Imana ivuga, siko ijambo ry'Imana rivuga. Hari icyo Imana yavuganye nawe, hari icyo ijambo ry'Imana ryakubwiye. Uyu munsi rero nyuma yo kumva ijambo nk'uko intego yacu yavugaga, habaho kwakirwa kw'indahiro. Nyuma yo kumva icyo bakubwira, habaho kwakirwa kw'indahiro. Nyuma yo gusomerwa amategeko, habaho kwakirwa kw'indahiro. Imana yicaye mu ijuru ibitegereje kwakira indahiro yawe. Imana Nyir'ingabo, uyu munsi ndakwinginze kandi ningingiye abari bukumviye iki kiganiro bose, Imana idufashe kandi Yesu adushyigikire, kuko dukeneye kurahirira Uwiteka none bitari n'ejo. utwemerere turakwinginze, ushyire mu mitima yacu imbaraga. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo muri iyo minsi nzashyira amategeko yanjye mu mitima yabo, nzandika isezerano ku mutima yabo. Ndakwinginze wandike amategeko yawe ku mutima wacu. Rero birashoboka yuko natwe zagwa ku kara cyangwa zikagwa mu nzira bakazikandagira, ariko reka nkubwire Mwuka Wera, Mwuka Wera w'ukuri waravuze ngo tuzamenya ukuri, Umwuka azatwigisha ibyo wasize utavuze, tuzamenya ukuri niko kuzatubatura. Andika ku mitima y'ababyeyi, andika ku mitima y'abagabo, wandike ku mitima y'abagore, wandike ku mitima y'abana, wandike ku mitima y'ababyeyi. Ijambo ribohora, ijambo rihindura ubuzima mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze Yesu, ndakwinginze Jehova, ndakwinginze Mwami wanjye, hindura ubuzima bwacu, hindura ubuzima bwacu. Twumva dufite kukurahirira, twumva dufite kukurahirira. Ufasha abari bwumvira ijambo bose kurahira indahiro ikomeye hamwe nawe, kandi uzabashoboze mu rugendo. Icyubahiro n'ikibi cyawe, ni mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Tubashimiye uburyo mwabanye natwe, tubashimiye uburyo mwatwitayeho, nako si twe mwitayeho, uburyo mwitaye ku ijambo ry'Uwiteka, uburyo mwitaye ku cyo Umwuka ari kubabwira. Nimugubwe neza rero. Imana y'amahoro niduhana umugisha kandi muhaye, muronke, hanyuma mutunge imiryango yanyu, ariko mubatunge no mu mwuka, si mu mubiri gusa. Mubahahire ibirayi, ariko mubahahire n'ijambo. Mubahahire ibintu biryoshye, ariko mubongerereho na Yesu. Nujya muri butike ugiye guhaha n'ibirayi, ugende nugera mu rugo uvuge ati nzananye na Kristo, mbaza n'ibirayi, ariko dore na Yesu nguyu, nimumwakire, mumuryeho, mugubwe neza. Twaravuze ngo Kristo ni umutsima, umuryaho ntazapfa. Mwakoze cyane, muhabwe umugisha n'Uwiteka kandi Yesu abashyigikire. Shalom.